Ni ku biro biherereye mu nyubako y'Inkundamahoro, bikaba ibiro bya kampani ya Volcano Express itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali iberekeza mu bice bitandukanye bigize igihugu, ikaba ikorera i Nyabugogo. Aba barimo bararira, barimo barangwa n'ibintu bitatu: kuburara, kubwirirwa, abana bakava mu mashuri kubera kudahembwa. Akaba ari byo bavuga ko iyi agence irimo irabicira kurwara nk'inda, dore ko bari kwicwa n'inzara kandi barakoze. Aba barimo barabigarukaho harimo abashoferi, abazamu ndetse n'abakoraga kuri kesi z'iyi kampani ya Volcano batari bahembwa amafaranga yabo, ufitiwe amezi make n'amezi 3. Aba bose barimo baricwa n'inzara. Umva uburyo babigarukaho. Twe twarakoze, harimo abantu bafite ibirarane bitandukanye. Umuntu afite ibirarane afitemo, ubwo twishyuje rero ntibatwishyura amafaranga. Tumaze iminsi hano rero, nanjye nagize ikibazo, nza mbasanga nyine ngo bamupanye muri ikibazo, ariko ikibazo amafaranga turi kubona. Niba gufitiye angahe? Njyewe bamfitiye amezi 6 ndi umusekirite. Umaze amezi 6 udahembwa? Yego. Kwizo hembwaga angahe? 100,000. Kugeza iyo muganira nabo bababwira iki? Batubwira ngo dutegereze, kandi ubu ngubu nkanjye yenda nyirinzu yansohoye mu nzu. Maze igihe umwana wanjye yakoze agisida, nza mbasanga ngo bampa amafaranga yo kumuvuza, kugeza na n'ubu ntabwo barama amafaranga, kandi umwana ameze nabi. Kugeza ubu hari Minisiteri ishinzwe abakozi n'umurimo, murahisaba iki mwebwe? Twe turifuza ko baturenganura, yego, bakaduha amafaranga, bakatwishyura imishahara yacu. Nicyo ngicyo. Cyambere cyo ngewe ntabwo nari umushoferi, nakoze mu madepartement atandukanye ya Volcano. Ubu nageze mu rwego rw'ubukashi, aho bita abakesiyeri baba bafata amafaranga. Ikibazo twagize nta kindi, nuko igihe twakoze cyo tumaze hafi hari abafite amezi 8, hari abafite amezi 6, abafite amezi 4, biterwa, biratandukanye. Abo bose nta mafaranga bari kubona, bananiwe kuduhemba. Baratubwira ngo kampani ngo yarahombye, ariko guhomba ntitwumva ko twe byatubaho, twaba victime y'ibihombo bya kampani. Kabiri, kampani yahindutse, yari ifitwe n'umuyobozi umwe, ari we nyirayo Olivier Nizeyimana. Ariko ikintu cyadutunguye nuko twumvise yafashwe n'undi, yaguzwe n'undi mushoramari, aza avuga ko agiye gukemura ibibazo by'abakozi. Ahubwo aho kugira ngo bikemuke, cyapfiriyeho burundu. None ubu aho bigeze no kwishyurwa ni ikibazo. Nuje kwishyuza, niyo yaba ari mu kazi ashobora kuba niyo mpamvu bamwe na bamwe banze no kuguha interview. Uri mu kazi bashobora guhita banakwirukana, kandi ubu ntacyo bari kutumarira. Nk'ubu bamwe dufite amezi 8, abandi ararenga gutyo. Byagize ingaruka ku miryango yabo? Ingaruka ni nyinshi ku miryango. Hari n'abafite ingo bamaze gutandukana, ingo zasenyutse kubera kutagira ikintu batahana mu mago.